Okay, reka nongere mbasuzuro mbabwira yuko ni Alpha Tuwacano turakomeje n'urugendo rwacu cyari mu karere ka Musanze aho tugiye guhaguruka hano muri Musanze twerekeza ku kiyaga cya Ruhondo kugira ngo tumenye amateka ari ahantu tujye mu bwato turebe tujye no kuri twatubwa turebe amateka yaho kandi abizi neza ko ari ibintu mwifuza kumenya nk'abanyarwanda ndetse mukanabireba ahantu bigiye gudusaba gutega moto duturuka ngaha muri uno mujyi wa Musanze kugira ngo twerekereyo ndizera yuko gahunda nitujya bajya imbere ho gakomeye ngira ngo hano muri kubona uyu muhanda tano umuhanda wa Burera tuve Musanze tujya Burera ahangaha turiho ni mu murenge wa Kinoni karaga santere muri kubona ari haruguru bazi ko haba ikigage cyiza cyane kimeze neza cyane ko abaturage babo bambwiye ubwo rero hano mu karere ka Burera umenye ko uzafata ikigage ari haruguru ngira ngo murabizi ari amateka mujya mwumva mu gahunga kabarashi ni ndetse rukara rwa bishingwe yaratuye ngira ngo na amateka tuzabakurikiranira tukayabahereza neza tukamenya mbese rukara rwa bishingwe koko yaratuye hehe niye mpamvu bahise mu gahunga kabarashi ibyo ngibyo tuzagira gute tuzabigarukaho bro turakomeje tumanuka n'umuhanda utugeza neza ku kiyaga cya Ruhondo tuye kumenya amateka yahariye urugendo turacyarukomeje ruva Musanze rwerekera kuri lake ya Ruhondo nkuko muri kubona ikino cyapa kibivuga ahangaha muza kubona ni Ruhondo Lake ariyo muri kubona ahangaha ari naho biza kugabana neza yuzamutse ahangaha nkuko muri kubona ikino cyapa kiye byerekana ugera kuri Burera Lake cyangwa ikiyaga cya Burera kiri haruguru ahangaha uzamutse hano uhita ubona ikiyaga neza cya Burera bihana imbibiro n'iki ngiki cya Ruhondo aricyo tugiye kujyaho ngira ngo mwatangiye gukibona hari hakurya uko hameze ndetse bari kubasha kubona hariya ira ni inyubako ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ari muri Burera ngira muri kuhabona noneho tugiye kujya kuri kiriya kiyaga cya Ruhondo tumenye amakuru yaho ndetse n'ibikorwa by'ishoramari bihakorerwa kugira ngo tuganire nabo kuko ni ahantu heza ho gutembera ni ahantu heza ho kujya kuruhukira niyo mpamvu twifuje kuhagera kugira ngo mumenye amakuru yaho ndetse munirebera n'amashusho yaho. Keep watching. Okay, ngira murabibona yuko twamaze kugera hano kuri kino kiyaga cya Ruhondo ahantu muri kubona hariya hakurya rurano uruganda rwa Ntaruka Hydro Power Plant ari niho amazi nyine muri kubona ateranyirije cyangwa ahurira ngira ngo mujya mwumva amakuru yaho kuri Ntaruka ikiro ni ikiyaga cya Ruhondo no ngo tugiye gufata ubwato twambuke tugende hakurya ngira muri kugenda muhabona ko ari ahantu heza cyane abantu bakunda gutembera ninde utwara ubwato ni wowe wasuhuje se meze neza witwa ndetse mugabo yande no ugiye kudutwara ugiye gutwerekeza hehe ngiye kuberekeza hakurya gutya kuri Mayihiri hari iki specialty yaho ni amafi hari amafi cyane rwose hasi bamaze kuyotsa kabisa nibyo ibimeze neza iherekejwe ibintu ari fresh nibyo cyane gusa kongera ubwaho kujya mu mazi biragenda bite tukwambika life jacket kandi ubwato bwacu y'ubwicaye muba wicaye nko muri saro nibyo noneho tugende rero ngiye maze nicaremo numve ko ntekanye hanyuma ndebe kabisa ko ntaza kugira ubwoba ninjira muri aya mazi ngira muri kwibona koko n'ubwato bumeze neza cyane nkuko yari kubivuga Reyand wagira ngo ni muri saro kabisa ya VIP navuga ni ninjiremo nta kibazo burafashe okay Miriam ibiri heso ari ya musore yande nibyo nicare cara hirya imbere okay mabona ko nabugezemo ko bugenda okay ahantu neza cyane kabisa mwabibonye rero intebe byonyine n'uburyo ziteguye buno bwato umva nahantu nza kwigumira amenya nza kumara ijoro ryanjye ahangaha murabona ko ari ahantu ho gutemberera ni ahantu heza hari ubwiza nyaburanga bukerarugendo abashaka kuruhuka abashaka ko ibintu bimeze neza cyane mwese ndavuga ngo karibu kabisa tugiye kureba na hoteli hari ahantu ho gushara imari harahari ahubwo nuko mutabimenye tugiye kugira gute kugenda tuhabereka kuri Alpha Tuwacano kugira ngo byose mubone kandi bikomeze kugenda neza cyane Sasha injiramo tugende murabona rero ahangaha turi rwagati neza ni mu kiyaga cya Ruhondo muri kwibona impande n'impande na amazi aho tuvuye hakurya twerekera hariya kuri la hotel harya wambwiye ngo hotel yitwa gute ya hotel yitwa gute iri hariya Mayihiri niho tugiye kugira ngo Mayihiri Ecology niho tugiye n'usanzwe utwara abantu bagiyeyo iteka ryose yakamaze gushimire kabisa ku rugendo rwiza n'umunyenga uri kudaho mu mazi angira ngo naho abagabo nabo badutwaye kuri moto muri kubabona nabo bavuze ngo Alpha Tuwa
tugomba kujyana, ntago mugomba kunsiga, murabizi gahunda yacu nitujyane. Bavuze ngo moto turazisiga hariya dukomezanye urugendo, siko bimezera. Kandi akeka ko ari ibintu bishimiye cyane, natwe byatunejeje ko bakomeje kugenda natwe muri uru rugendo. Ngira murabibona abantu bakunda rero umunyenga wo mu mazi, uri kujya kuruhuka, uri kujya kugira gute kurya ubuzima bwawe, mugani ko mujya muvugana kurya ubuzima. Aha ni ahantu heza ho gutemberera, ni ahantu heza ho kugira gute, wo kujya gukorera imyidagaduro, kuruhuka, ubukerarugendo. Ni ahantu heza kabisa hari ubwiza nyaburanga. Turakomeje no twerekerayo, ngira ngo urugendo rwo mu mazi rwerekera kuri My Hill Eco Lodge turarushoje. Ubu nyine nsohotse mu bwato, ndagiye, ngira murabona yuko namaze kugera imusozi. Umusozi murabona yuko tumaze kuhagera. Ngiye gukomeza rero kuri My Hill Eco Lodge kugira ngo turebe koko ese ibikorwa by'ishoramari biri gukorerwa ahangaha abantu barabigana, abantu barahagera. Ahantu heza nkangaha bya bibabaje abantu batahamenye kugira ngo baze bahafatire amafunguro, bareba amazi, boga, abishimye. Ngira ngo ngiye kuzamuka hano, niyo nzira ndi kubona, ariko murabona hariya hari ahantu heza ho kwicara, abantu bakicara neza, bakareba amazi, baganira, ibintu bikagenda neza. Ngiye gutera zino esikariye rero, gahunda nitujyane iracyari yayindi, nta gusigara. Tugomba gukomeza tukagira gute, tukajyana mpaka tugezeho tugomba kugira, tukamenya ibihakorerwa, tukamenya urukerarugendo uko bumeze, tukareba ishoramari uko rimeze, ndetse n'ahantu heza nyaburanga tukabasha kuhagaragaza kugira ngo abantu bakenera kuruhuka, abantu bakenera gutembera, kugira ngo bajye bahagenda, bahamenye, bahishi ko Rwanda gukora no kugira ngo mpabereke mujye muhazi. Mwarabirebye kuri Alpha tuwacano twagiye. Ubu rero twamaze kuhagera noneho kuri My Hill Eco Lodge. Mwabonye urugendo twakoze rwambuka ruva Musanze dukomeza Burera, twambuka amazi mu bwato bwiza cyane, nakunze cyane. Mwabonye ko ari ubwato bwiza ku buryo umuntu uri kugana ahangaha aza afite umutekano kandi ameze neza. Ubu rero namaze kwakandagiza ibirenge ngaha, nahageze. Tugiye guhura na nyiri hano watunganyije ibi ngibi kugira ngo adusobanurire byinshi, anatwereke koko abantu bakurikira Alpha tuwacano barebe koko niba bari interested ya bino bikorwa biri ahangaha, niba ari ahantu umuntu ashobora kuba yagira akicara akaruhuka akabona icyo ashaka. Gusa ikigaragara cyo mwabonye ni ku mazi, ifiri fresh, byo cyo ndakibyiziza ko ibihari, nta kuntu hano yahabura. Nizere yuko ro bizagenda neza kandi mugiye kuhaza muri benshi cyane, ko murabizi niyo gahunda yanjye kugira ngo mbagaragariza ahantu hari ibikorwa byiza, ahantu mushobora kuruhukira, mukaryama, mukarya, mukumva umuyaga, mugatekereza neza, meditation bikagenda neza. Nta handi uzabisanga rero ni kuri Alpha tuwacano. Niyo mpamvu ndi kumwe n'uyu mugabo, reka mwakire. Muramutse neza? Mwaramutse. Tumeze mute? Tumeze neza. Ariko ndabibona no ku maso kabisa, biragaragara ko amafu ari neza ukurikije ahantu turi. Uko ni ukuri abantu benshi bazi neza ko umuntu ari hano atapfa gusaza. Nibyo. Ubwo natwe no kuza kwiturira ahangaha. Kuza kwituranga. Murakoze cyane rero, muratangira mwibwira abakurikiye Alpha tuwacano. Namaze kubisobanura ko iyi ari cano y'ubukerarugendo n'ishoramari kandi niyo gahunda turimo. Muratangira mwibwira. Nitwa Fashimana Gervais, nk'abari nge nyiri My Hill Eco Lodge. My Hill Eco Lodge ni ahantu heza waruhukira, haherereye mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Musanze, murenge wa Gashake, ku kiyaga neza cya Ruhondo, aho uba witegeye ibirunga ko ari 5 ndetse n'icya 6 cyo muri Kongo. Imbere yacu urahabona ibirwa, urahabona ikiyaga n'imisozi myiza. Ibi bintu ko ari 3 nkunze kubibwira abantu ko indirimbo ahoriza igihugu cyacu hari ukuntu tubizanamo turirimba, si birimo. So rero aha hantu uwayihimbye irandirimbo wagira ngo urahagaze hano. Oya nibyo kabisa, bivuga no ukuri kabisa. Abantu bazo kongera kubisubiramo barebe bya bitero byabo. Nanjye nkurikije uko ndi kubona bira birunga, uko ndi kubona ikiyaga, nkareba birabirwa by'amateka, wenda nabyo nibidukundira turaza kubigeraho. Nahangaha yarari rwose. Nta rindi banga, naho muhimbye yarari areba ubwiza bugize igihugu cyacu. Asanga ni ibiyaga, kiyaga nge kino Ruhondo na Burera harahirya. Asanga ni imisozi, ngira ngo ukubona imisozi ya Mge n'indi dukikije hano n'ibirunga. Ibyo bintu kari 3 nibyo bigize ubwiza bw'igihugu cyacu. Iyo uri hano rubu bifite imbere yawe. So rero dufite dukora ibikorwa bya hospitality, tembereza abantu mu kiyaga, abakeneye ifunguro bakaza hano. Dufite bar restaurant, uraza kuyibona. Dufite rooms accommodation, dufite ibyumba
tukagira n'amasafari tents arimo toilette na douche mo imbere. Ni umwihariko dufite mu Rwanda. Birumvikana ko tuza kwagira abantu bakabona neza. Mu Rwanda niba kubaza ahantu hari safari tents zifite bathroom inside uzatekereza Mahireko Lodge. Nibyo Kabisa. Mwabyumvishe rero turajya twatembere hose tubibereke uko byakabaye. Niba kubaza ahantu mu Rwanda ushobora kwicara utuje ugatekereza neza uzatekereza Mahireko Lodge. Turagera ku matente yari hejuru. Nuhagera nawe uraza kumbwira ibyo ubone cyane. So hano rero spécialité de la maison. Ni ukuvuga ngo icyo batuziho isi yose uretse n'abanyarwanda baziho ifi nziza iri fresh therapie kabisa. Bashangara cyane. Basigaye batega indege bakaviyo. Iyo ngiyo bakaza iyo bageze Kanombe bamaze kwipimisha ibintu bya covid n'iki. Oya ahubwo aza ya bookings. Abi Kigali gatoya agahita ategaza hano kubera yafi yagera hano rero iyo fi yayihuza n'ubwiza bwa hano bikaba mahwi. Ngayo nguko rongera ngo mwabyumvishe ntago byabikabyo naje ndi kubibabwira ndi mu mazi mbibabwira uyu ni nyir'ubwite ari kubisobanura kandi arasobanura n'ibyo abereka mukabibona natwe turabibereka abakurikiranye Arufatu wa Channel. Ubu tugiye kugenda atwereke nyirizina koko nyine ibyo ari kuvuga anabitwereka tumenye ko kari ukuri kugira natwe tubibereke. Murabizi ko mbereka ibintu by'ukuri ariko kuri kwa komeza tugiye kwazenguruka twereke ibyo atubwiraga rero. Hano bamwe mu bakiriya batugannye. Yego. Tuje iyi ni bar restaurant. Aha bari kuhabona ko iyi ari bar restaurant nko kari kubitubwira kandi nabwo igaruka ku mwimerere wa Kinyarwanda. Urabona ifoto ya Mahireko. Aha ifoto ngira ngo barayibona neza noneho hano ngaha kabisa barayibona uko imeze uko hateye naha ngaha. Yego na view iragaragara nziza cyane kabisa. Aha iyi ni resto bar utazavuga ngo nagiye hariya nabuze icyo kunywa cyangwa icyo kurya ntabwo ari byo. Yego aterekeze ku mashambre. Aturimo twerekera ni ku mashambre aho abantu bagerageza kuba batuje baryamye bakabyuka bakicara bakareba amazi. Navuga ngo ni ahantu heza cyane. Nazo zifite view y'ikiyaga. Wow. Abana ko bikozwe n'ibikoresho bya hano iwacu. Ukaba ufite ikiyaga uramusozi muremure mureba n'umusozi twa Mge. Uriya muremure uriya? Yego. Okay. Uriya musozi nawe ufite amateka yihariye. Urabona ko ucungamiye ku kiyaga cya iki kiyaga. So iyo uri hano rero mu gitondo inyoni nizo zikubyutsa ziririmba. Inyoni muri kino gihugu nizo zikubyutsa. Ibintu birijori kabisa nziza cyane. Urabona hejuru duteza imbere iby'iwacu. Yego nayibonye ibikoze hano. Ibi nibyo bita Sasha gerageze kwerekana biriya bintu kugira babone ubwiza bwa hano cyangwa umwimerere wa hano uko umeze. Ibitanda bikoze mu biti. Ibi ni bitenge. Wow. Ibi ni kuvururi ikoze mu bitenge. Byiza cyane. Hano rurahari. Aha. Kira mwayibonye rwa rugarika koko yamabuye twita rugarika naya ngaya kabisa. Wow. Mwayibonye yuko natangiye genda mbibereka ibihamya ibyo nababwiraga nagenda mbibereka kabisa ko ari ukuri. Okay. Kugenda mubibona rero toilette ahantu rwose n'umwimerere ngira muri kugenda mubibona. Mutazajya mugira ngo bimwe by'i Kigali burya ahantu haba bateguye neza cyabisa bagaragaza n'umuco w'iwacu n'iby'iwacu ngira muri kugenda mubibona. Na ahantu navuga ngo hari mixte
ugasanga iri modern n'ibya gakondo birahura neza kandi ukumva kabisa uguwe neza. Okay. Sasha twakomeje dukomeze ku masafari tent hejuru ngo ishambre nayo imeze ni nk'iriya nayo. ariko ifite 2 beds. Okay. Ubuzi iyo baza ari famille. Yego. Abonaga bimwe badusobanuriraga iki kirango kigaragaza ifi kabisa hano ni ku mazi iri fresh imwe imeze neza cyane kabisa. Wow. Iyi niyo bita gute? Tilapia. Aha, bari kwibona ino shusho yayo. Ni lotika. Tilapia z'urukwije. Ariko twebwe hamwe mu cyaga cya Rwanda tilapia ni lotika. Tukagira catfish. Bita Clarias. Tukagira silverfish. Aribyo bitsambaza. Izo zigatandukana rero ko na sambaza. Tukagira icyo twita crayfish cyangwa les écrevisses. Ni amafi yakunzwe n'abanyaburayi. Nibyo. Cyane. Yose muyakura amahanga harimo cyane. Urumva ko ibintu byoroshye abantu bazi gukora imishinga bazi gukora business abantu tujya gukora business kandi naho dukura resource naho ni hafi yacu. Reka rero dukomeze tugende kuri safari tent. Numvishe bavuga yuko harimo umwihariko kuko arantu uzasangamo bathroom inside ni ibintu bundi bidasanzwe. Nibyo tugiye kureba niyo mpamvu ro turi aha ngaha kugira ngo turebe kuko ese kuko niho hanyine mu Rwanda biri cyangwa hari n'ahandi. Ngira ngo ndabona mukomeje n'ubundi kwagura n'ubundi bikorwa. Turi kwagura ibikorwa tujya hano. Birumvikana yuko umushinga uri kugenda waguka cyane. Wow, byiza cyane kabisa. Turi mu gihugu cyiza cyane. Igihugu kiduha umwanya wo gutekereza byagutse. Igihugu kiduha amahirwe yo gushora imari. Yego. Iwanyu cyane. Nababwiraga rero bwabwiza nababwiraga gufata breakfast mu gitondo. Wow. Ngira ngo abantu bari kugenda babibona koko gusohoka muri safari tent ukicarira ngaho ugafata breakfast. Wica hanga reka mubwiza ukuri nubwo waba ufite ibibazo bimeze gute ngira ngo ugenda mu mutwe hameze neza hatuje cyane kabisa. Ngira ngo umva akayaga kari kuva mu kiyaga cyane rwose ziririmba kuri mbese n'ameza. Tugiye kwinjiraho muri safari tent kugira ngo turebe uko hameze nyirizina. Koko turebe koko ni umwihariko wa hano gusa. Ikumva Sasha nawe ngo ntabwo nza kumukura hano. Wow. Mbega. Shira matera kuri ground. Nibyo byifuzo by'abakiriya bacu benshi. Yego. Rwose. Mu kuruhuka. Ngira ngo urabona dushe na toilette. Yego. Wow. Kandi koko nibyo ahandi hose nagiye usanga dushe na toilette biri hirya biri hanze. Biri kure rwose. Ariko twebwe biri inside kabisa. Nuvuga ngo usohoka hano muri safari tent byose wabishoje nta kuvuga ngo ngiye kogera iriya hakurya hanze hariya. Wow. Byiza cyane kabisa. Ni toilette. Iyi ni dushe. Mwabyiboneye rero ibyo bavugaga. Amakaro oya. Aya nabonye mbese. Rebe murabyumva yuko ibijyanye n'umuco w'iwacu abikunda kandi akabikurikiza cyane ngira murabibona. Na ahantu heza cyane, na ahantu heza umuntu yakifuza kuruhukira uwo ari we wese, nta muntu utakunda hano. Iyi tent uzayisanga hake mu Rwanda. Ashobora kuba ari hano cyangwa n'ahandi hamwe. Urabona uko gukora hejuru. Yego. Cyane. Ugenda wunamye rwose nibyo niko kurivuga kabisa. Twebwe no umwihariko. Nanjye nkurikije uko maze kwibona rero bigaragara bino bintu ushaka kuba bihenze. Ari iby'abantu bafite amadolari gusa niko kuri. Abamodolari nabo barimo ariko n'abatayafite. Nabo baraza. Uraza kwimbwira nyuma neza. Uko byabibabaje.
ari iby'iwacu. bikaba byakira abanyamahanga kurusha bene wacu. Yego, hari ukuntu dushira imiyaga. ni nayo mpamvu rero ya bino biganiro kugira ngo tujye tugera aho hantu abantu babashe gutinyura abanyarwanda nyirizina, babatinyira bavuga ngo ibi bintu ni iby'iwanyu, nimwe twabikoreye, reka bye gukonsomwa gusa n'abanyamahanga, ahubwo nabi wacu muze mugire gute mu bikonsome. None biba bimeze bite rero kugereranyije kubisa kose? Sinibaza ko umunyamahanga uzaza n'umunyarwanda bazishyura kimwe, biba bihagaze bite niba atari ibanga? Ibici nta banga ririmo. Nta banga ririmo. Ubundi hano kuharara mu byumba hariya ni amadolari 80 ku ijoro. Ariko haba harimo icyo twita 3 B's. 3 B's, B ya mbere ni boat, ubwato. yego. B ya kabiri ni bed, B ya gatatu breakfast. Ibintu byo kwajera ibyo byose ni udushya no. 3 B's. Mbese umva My Hill Ecology yumva 3 B's. 3 B's. Boat, bed, breakfast. Wow. Urumva nka boat ku muntu utari burare hano yishura 10,000 arere tu. Okay. Noneho breakfast yacu hano ibiri strong ni 5,000 kuri buri muntu. Yego. Ubwo niba ari babiri ni 10,000. Ibisigaye biharirwa cya cyumba. Nk'iyi tent nayiguze $500 by'idolari. Imwe yonyine. 3,500 by'idolari. Nawe urabyumva. Noneho reba installation yayo. Tubangwa ni podium twihagarariyeho rwose. Kandi ahandi uzahazanga nk'amatenti y'abari kuri ground. Ariko hano no. Bya biragaragara ni ibintu byigaragaza, ngira ngo mwagiye mubibona, twagiye tubibereka, n'ubu niho duhagaze nyine ahangaha. Ubona ko atari ku butaka, bifite uburyo bahubakiye bakategura neza. Urumva rero amadolari 80 mu cyumba, amadolari 60 n'amadolari 50. 50 ni ku banyarwanda. Okay, aho niho nashaka kumva rero none. 50 by'amanyarwanda tuguha service nk'iyo twaha ubishyura amadolari 80. Okay. Aho niho mba nshaka kuganisha rero, mba ngira ngo umenye ibikorwa bikorerwa iwacu nk'ibi ngibi abanyarwanda tubyagisesengaho gute? Ese ba nyir'ubwite borohereza abanyagihugu abanyarwanda gute kugira ngo ibyo bikorwa nabo babigiremo uruhare, nabo babyinjoyinge, babyishimire? Mwabyumvishe rero ko hano kuri My Hill Ecology bo barabyubahiriza. Niba umunyamahanga yishyura amadolari 80 agabwa service, umunyarwanda wishyura 50, izo bahaye umunyamahanga kuri 80 nawe akabasha kuzibona. Ni ikintu cyiza cyane. Yego, murakoze. Tuba dushaka kugira ngo hari ukuntu abanyarwanda bitinya. Yego. Bitinya ugasanga nk'umunyamahanga akurusha kumenya ibyiza by'igihugu cyabo. Kubera iki? Kubera ko bazi ko hoteli z'abantu babakire babaherwe babazungu. Ariko natwe mu mikoro make dushobora kumenya ibyiza bigize igihugu cyacu. None tugeranyije wenda My Hill Ecology maze ikingana iki? My Hill Ecology yahuye n'ibibazo itangira mu gihe ku mwaduko wa corona. Okay. Umwaduko wa corona rwose watumye dutangira nabi, ariko igeze ahantu heza. Nibyo. Igeze ahantu heza nubwo corona yaje, ugeze hano wese adukorera ubuvugizi, adufasha gukora advertisement. Yego. Mukabona ko ari ibintu biri gutera imbere kandi bizakujya. Rwose nk'ubu ngubu ugiye nko kuri Google Maps ushobora gusanga My Hill ifite 5 stars. Nibyo. Wajya kuri booking.com ugasanga ifite 5 stars. Wajya kuri TripAdvisor abona abantu bagiye batugana badufasha kubwira abandi. N'ubu tuvugana ufite ama reservation ngira ngo urukubona hari hasi. Hari n'abandi bagiye kuza, hari n'abandi. So no kuvuga ngo ubwiza bwa hano nibwo butuma bamukerarugendo bahamenya. Service ya hano niyo bagenda bavuga bati twageze ahantu heza, uko ari heza na service nayo nziza. Kugira ngo ni ibintu bigaragara na ahantu hake muri kino gihugu cyangwa n'ahandi woke simbizi ushobora kwicara ukareba ibirunga, ubireba n'amaso yawe, ukareba ikiyaga, ukareba ibirwa,
ni ahantu hakeya cyane, ngira ngo rero ni ahantu heza ko kubona serivisi n'abijyanye n'ubwiza bwaho muri kubona nanjye nabonye, ni ibintu byiza cyane. None tugaruke ku banyarwanda bagisesinga hano hantu, mubona umubare wabo ugenda uzamuka, wenda babyumva bimeze bite? Umubare muri no minsi buriya korona nubwo yaje ari cyiza, ariko hari n'ikindi kintu yaduhumuyeho amaso. Yego. Urabona igihe twari tudafite abakerarugendo bo hanze, leta yacu yashishikarije abanyarwanda gutembera u Rwanda. Muri iyo tembera u Rwanda rero niho twabonye abantu benshi b'abanyarwanda bari bowadi Kigali, bashatse kumenya n'ahandi hantu. Kuva icyo gihe si buri weekend nakira muri reservation menshi y'abanyarwanda, hari abaje kwendroyinga, hari abaje kurya agafi keza cyane ko buriya amafi turya abantu benshi bamenyereye yakuriye muri frigo cyane. Twebwe ntabwo ari umuco, umukiriya ashatse yayirobera. Urumva abanyarwanda, ariko byumvikane yuko ibinahendutse. Guhenduka ntabwo nzi icyo ushatse kuvuga, ariko akeza karigura. Impamvu bivuze ni ukuvuga ngo dufite resuruse iri hafi yacu, ni ukuvuga ngo ifu bayirora mu mazi hano hepfo ukayiyokereza hano. Icyo nicyo gihenze. Umuntu yaza akayirobera se ku bushake bwe, cyangwa nabwo hano hari amabwiriza kugira ngo urobe iyo fi? Ubu iki kiyaga hano ukora imbere yanjye mfite hegitari enye mu mazi. Ahubwo kuko unabivuzeho, iki kiyaga cya Ruhondo kiri ku buso bungana iki? Iki kiyaga cya Ruhondo gifite ubuso bwa kilometero kare 26. Ahantu harehare cyane muri iki kiyaga hafite metero 60. Iki kiyaga kikaba gifite z'ubujyakuzimu. Iki kiyaga kikaba gifite ibirwa 10. Iki kiyaga kikaba gifite ubwoko butanu bw'amafi nko nabikubwiye. Hariko ifi iri popular ni tilapia. Akaba ari kiyaga giherereye mu misozi hagati. Akaba ari kiyaga gishobora, ndabivuga ntashidikanya, n'abandi bashakashatsi bo mu bigo bitandukanye barabizi. Mu Rwanda nicyo kiyaga gifite ifi iryoshye kubera imiterere y'amazi. Kabisa. Akaba ari kiyaga rero kibungabunzwe gishobora gutunga abantu benshi. None izo hegitari enye uvuze zawe uzibona ko ari zawe gute? Urishyura bigenda bite? Nibyo twita concession. Leta hari yashishikarije abantu gufata ama concession mu rwego korora amafi kugira ngo twongere umusaruro w'ubworozi bw'amafi. Donc ubworozi bw'amafi bwunganire uburobyi. Nuko naje ku applyinga amahegitari enye zo kororeraho amafi. Ngira ngo tujyana tunagana no ku musozo, ariko noneho ku muntu waje ashaka kwitemberera, abati wenda ndafatira breakfast aho ngaho, mfatire na lunch aho ngaho, mumwishyuza gute we atari burari? Urakoze. Nabuze bwa mbere ko yuza hano utari burare. Iri burare ibihumbi 10 ntago byishura, biba biri mu cyumba. Ariko utari burare wishyura ibihumbi 10 by'ubwato arere tu. Yego. Wabona ashaka kuyifatira gufatira lunch kuri kiriya kirwa hakurya, tuyijyana nibyo. Ariko nabo kongeraho udufaranga atari twinshi. Bishatse uvuga ko ari akadwa nako kari mu bice byanyu? None birumvikana rero ko mutuza kugenda tukagera ku kadwa kamwe kugira ngo tuze gusoza kino kiganiro cyacu, kugira ngo mubone ibyiza bya My Hill Ecology. Ushaka kudakunda hano ariko akunda kari akadwa hagati mu mazi. Hanyuma kubijyanye n'ibyo kurya dufite carte menu, uhitamo bijyanye n'umufuka wawe. Ariko moyenoma ifunguro ryacu riri hagati y'ibihumbi 8 na 15 bitewe n'icyo wifuza. Ngira ngo mwabyumvishe yuko ntabwo ari ibintu bikanganye kuba ubundi reka mbabwire ushobora kujya ahantu hahenze ariko udashobora no kubona umutekano, ibintu bisakuza bigusakuriza ugasanga n'ubundi uhavuye unaniwe mu mutwe. Ikiza no gufata akanya ukaza ugafata ubwato bwiza cyane, nanakunze pe nabukunze, wicaramo ukumva uratekanye, ukaza ugafata ibyo kurya n'amafunguro yawe unatekereza neza, warangiza urashaka kongera ukisubirirayo. Ngira ngo rero jeve namubinyemereye, munyemere ikiganiro cyacu tugisoreze kuri karakadwa kamwe kugira ngo n'abanyarwanda bahabone n'abanyamahanga bahabone bakurikira bino biganiro. Turaza kureba niba ndabona ubwato busubiye hirya gato. Yego. Ushobora kuba buri busy, ariko niba batari busy turahagera. Yego, murakoze cyane. Ariko tunahageze ngo tunahagarare
tuhakorosinga mukafata amafoto. none n'iki murombo by'umwihariko mushishikariza abanyarwanda ababagana abanyamahanga bituma none ahantu n'ahantu ho kujya kubera aho duherereye tuzi ko ingagi zo misozi miremire ziri muri Musanze. Umuntu ava i Burayi akurira Karisimbi, akurira Muhabura, akurira Sabyinya, akurira Bisoke, bamwe akajya gusura ingagi. Ariko yavuyeyo akaza kuruhukira kuri Mayiheri, none akitegereza niyo yaturutse, biramushimisha cyane. Uvuga ngo abakerarugendo bazi Mayiheri nk'ahantu hashobora kuruhura uwo ari we wese ushobora kuba ufite stress. Ashobora kunanirwa kurira Karisimbi cyangwa Bisoke, yagera hano yaryama yanashaka kanoga koga mu cyaya karambura ingingo akavamo rwose wa munaniro. Mufite timu yigisha abantu koga cyane nibyo cyane rwose, umuntu azatanabizi mukamujyana cyane rwose. Uriya kita job creation kuva Mayiheri yabaho yafashije abaturage ba hano, uretse no kuyihangira natwe turabafasha ko hari serivisi abakiriya baza badusaba. Nk'ubu tudafite timu izi koga ntacyo twaba tuje gukora hano. Ibibazo byose byavuka mugomba kuri radio kuba mwagira gute mwabasha kubatabara hakiri kare. Ngira ngo rero turimo dusoza ikiganiro cyacu, mwumvishe nyine amakuru ya Mayiheri Ecolodge ndetse n'abirabirwa 10 biri hano muri kino kiyaga cya Ruhondo. Ni byiza ko mubimenya, ni byiza ko mubona ahantu heza nkanga kugira ngo muze muhatemberere muhamenye. Kandi icyo musaba abanyarwanda no gukunda iby'iwacu nyine, no gukunda iby'iwacu ko ni mubikunda n'abanyamahanga bazabikunda. Bya bitangaje kuba abanyamahanga rero bagana ahantu heza nkanga kurenza abanyarwanda biri mu gihugu iwacu. Rimwe na rimwe ngira ngo hari n'abanyarwanda bazugasanga ntibahazi. Benshi cyane nk'umpamagara wenda kubera ari wamuhaye nka nimero cyangwa undi kahamagara ati Mayiheri Ecolodge herereye nkamubwiye namuhereza ari amafoto izi ni mu Rwanda ni he nkamubwira ati no igihugu cyacu ntabwo tukizi. Niba ahantu heza nk'aho ariho nkaba ntahazi ndinde mu Rwanda ko aho ugomba guhita wigaye kabisa. Ngira ngo muri gahunda zacu murabizi yuko Alpha Tour Channel n'ibyo ngibyo niyo gahunda twihaye, tugaragaze opportunities zigiye ziri mu turere ahantu mu duce runaka abantu bashobora kubyaza umusaruro bashobora gukora, kandi hakaba ahantu rimiriye touristique umuntu wese ashobora kuba yagira gute yakunda, kandi bikagira gute ntibigire umumaro we gusa bikoze ahubwo n'abatuye aho ngaho. Nkuko JVM ivuga ati hano isa nawe yahinduye ubuzima bw'abaturage begereye aha ngaha. Nibyo rero nababwiraga, niba ishoramari rigiye ahantu, niba ukiragenda bugiye ahantu akarontu yemeza akavuga ngo ngiye gufata kiriya gice ngihindure, ntabwo ari bizagira umumaro gusa ahubwo n'abatuye ozaranture aho ngaho nabo bizagira gute bizabagirira umumaro. Ngira ngo munyemerere dusoreza aha ngaha kino kiganiro. Antuka murakoze rwose ku muganda wanyu wo kumenyekanisha ibyiza bigize igihugu cyacu, by'umwihariko kuba mwageze kuri Mayiheri. Ngewe antuka sinabona amagambo nabashimiramo, ariko biranejeje cyane kandi nkabizeza ubufatanye. Murakoze cyane, turabishimye cyane. Mu makuru mwadusaba haba kuri telefone mugizaho musobwa please anytime mwampamagara, kandi rwose ndabashimiye bivanye ku mutima. Murakoze cyane. Turabashimira namwe abakomeje gukurikirana Alpha Tour Channel. Mwayibonye nyine ahangano twari twageze muri Burera, kuko gahunda murabizi ko nitujyane nta guhagarara hirya no hino. Turatunyoni Sasha narakunda inyoni ndabizi ntabwo Pelican ziba ziri hejuru y'amazi zigenda kuriya. Wow, ziranoga zikajyamo imbere se. Murumva ko ari ibintu biri jori, ni ibintu binejeje, ni ahantu heza ho kwifuzwa. Ugomba kujya kabisa nawe ukavuga ngo ahantu ndi niho hanyaho, kuzana n'inshuti yawe, kuzana n'abantu na famiye yawe, mugafata nk'icyumweru aha ngaha mwibereye hano. Ngira ngo musubirayo kabisa, ibintu bimeze neza cyane. Ndabashimiye rero, mukomeze mu watching Alpha Tour Channel. Gahunda ni yayindi, tujyane.